Ni ibyishimo ku witwa Bruce Melody nyuma y'uko indirimbo yakoranye na Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania, indirimbo bise Pompo. Ni indirimbo Bruce Melody yasohoye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ni indirimbo yasohoye ku isaha y'isa sita, aho yayisohoye ari mu gitaramo yari ari kumwe na The Ben. Ni indirimbo yumvaga yuko cyangwa se yatekerezaga yuko itazagera kure mu minsi mikeya, kubera yuko yavugaga yuko uwitwa Diamond Platnumz atigeze ayiha support cyangwa se atigeze ayipostinga ku mbuga nkoranyambaga ze, aho bivugwa yuko Bruce Melody yakomeje no kugenda agira byinshi abwira Diamond kubera yuko indirimbo bakoranye atigeze ayipostinga. Mu magambo menshi yagiye yumvikana cyangwa se mu magambo menshi bivugwa yuko Bruce Melody yagiye abwira Diamond, yamubwiye yuko indirimbo yo bakoranye atigeze ayipostinga, kandi ibyo ngibyo biri mu masezerano bari bagiranye yuko ikimara gusohoka azahita ayipostinga kugira ngo igere kure. Ndetse Bruce Melody bikavugwa yuko yatekerezaga yuko byibura mu munsi umwe irabageze kuri miliyoni cyangwa se 1 million mu bantu baraba bayirebye cyangwa se muri views. Ubu ngubu tuvugana ni indirimbo imaze kurebwa na miliyoni 1,300,000 mu minsi igera kuri 4. Ubu ngubu Bruce Melody kubera yuko yabonye ko witwa Diamond atigeze ayipostinga ku mbuga nkoranyambaga ze, yari yatangiye kwiyaba cyangwa se yari yatangiye gutekereza yuko byibura ishobora gukubita miliyoni mu cyumweru kimwe cyangwa se mu byumweru bibiri, ariko ubu ngubu mu minsi 4 imaze gukubita miliyoni 1,300,000. aho ubu ngubu Bruce Melody akomeje kugenda yishima, ndetse agenda anavuga yuko kuba Diamond Platnumz cyangwa se agenda anatekereza yuko kuba Diamond Platnumz atarigeze apostinga indirimbo ntacyo byamutwaye ndetse nta nicyo byamuhinduyeho, kubera yuko uko izamuka niko yagiye ayishimira. Ati nubwo utayipostinze ku mbuga nkoranyambaga zawe, ati indirimbo ntibyayibujije kugera kuri miliyoni mu minsi mikeya. Mu kiganiro Bruce Melody aherutse kugirira kuri televiziyo y'u Rwanda, yakomeje kugenda yishimira iriya ndirimbo ndetse yishima n'uburyo bayikozemo, ndetse yakomeje no kugenda agaruka kwitwa The Ben agira byinshi amuvugaho nyuma y'uko bakoranye igitaramo hariya muri BK Arena, ndetse agenda agira byinshi atangaza mu buryo butandukanye. Ati ubuhiga ubutwari muratabarana, ayo niyo magambo yakomeje kugenda akoresha ubwo yari mu kiganiro yakoreye kuri televiziyo y'u Rwanda. Yakomeje kugenda avuga yuko uwitwa The Ben ntacyo bapfa hanze y'umuziki cyangwa se no mu bundi buzima busanzwe. Yavuze yuko nta kintu bapfa, ati nta nicyo benda gupfa, ahubwo ati nuko aba ari umuziki cyangwa se aba ari ibyishimo, ndetse nkuko yantumiye ngo nzajye kumufasha cyangwa se nzajye gususurutsa abantu. Ati nanjye nabyize neza, niga uburyo ushobora kuba najya gukora agashya rwose nkuko yari yabinsabye. Ati ndetse twabaye nk'abasa nk'abahangana, kubera yuko nubundi ibyaje kumvikana cyangwa se byaje kugaragara, byaje kumvikana yuko ari ngewe usa nkaho nasusurukije abantu cyangwa se usa nkaho nashimishije abantu kurusha nyiri igitaramo bwe, dore yuko igitaramo ngo cyari icya The Ben nkuko Bruce Melody yakomeje kugenda bivuga. Atari ko The Ben yagize gutya atumira Bruce Melody mu gitaramo, cyangwa se yagize gutya amubaza niba ashobora kuba yaboneka kugira ngo ajye kumufasha cyangwa se bajye gufatanya kuba basusurutsa abantu. Ni igitaramo cyiswe igitaramo ngaruka mwaka, ni igitaramo cyavugishije abantu benshi cyane mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ari naho Bruce Melody yasohoreye ku isaha y'isa sita z'ijoro indirimbo yitwa Pompo yakoranye n'uwitwa Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania. Indirimbo yakomeje kugenda igarukaho n'abantu benshi, ndetse n'indirimbo uwari wese utarayivuzeho ubwo sinzi uwari we, ndetse yakomeje no kugenda ivugisha abantu mu buryo bugiye butandukanye. Ndetse n'indirimbo bivugwa yuko yakunzwe cyane, ariko ku ruhande rumwe harimo n'abayinenga kubera imikorere yayo, ndetse ni benshi cyane usanga bamwe na bamwe bari kugenda bayinenga. Ku bantu bazi by'indirimbo cyangwa se ku bantu bazi bya music, benshi baba bazi uburyo umwimerere w'ikintu bumeze, bakomeje kugenda bavuga yuko itameze neza. Ati nubwo yakozwe n'ibyamamare cyangwa se nubwo ari ibyamamare, ati bayikundiye kuko ari ibyamamare cyangwa se kuko ari iy'abantu bari bakumbuye cyangwa se bumvaga yuko bategereje kureba korabo yabo cyangwa se imikoranire yabo mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ni byinshi byakomeje kugenda bivugirwa kuri iyi ndirimbo ndetse no muri iki gitaramo muri rusange, aho benshi bakomeza kugenda bita Bruce Melody 001 cyangwa se muri rusange mu magambo makeya cyangwa se mu rundi rurimi. Ati niwe wa mbere munyarwanda cyangwa se niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo benshi bakomeza kugenda bavuga yuko atari we ndetse sina The Ben, dore yuko hari nabumvikanye bavuga yuko uzagera ku buhanga cyangwa se uzagera ku mikorere nk'iya Meddy, dore
yuko Meddy ubu tuvugana muri aka kanya hari indirimbo yitwa Slowly imaze kurebwa na miliyoni 127 zishyira na 28, ndetse akaba afite n'indi ndirimbo ye imaze kurebwa na miliyoni 51, hari n'indi iri hejuru ya 20, ndetse hari n'indi ifite miliyoni 14 ariyo ndirimbo aherutse gusohora imaze umwaka umwe ikaba imaze kurebwa na miliyoni 14, ndetse hari n'indi ndirimbo yasohoye imaze kurebwa na miliyoni zisaga 3 muri rusange. Ni ukuvuga ngo ubundi muri rusange bavuga yuko uwitwa Meddy nta muntu ushobora guca agahigo nk'ako yaciye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ati bamwe na bamwe ahubwo Meddy nuko yadutereranye, ati umuziki nyarwanda bayarawugejeje kure, ati nuko yinjiye mu bindi bintu cyangwa se yinjiye mu bundi buryo akoramo umuziki, ndetse hari abavuga yuko yavuye muri Seka Music ajya muri gospel. Ibyo ngibyo benshi bakomeza kugenda babivuga muri rusange, ndetse bakomeza kugenda babivuga cyane, ariko ubu ngubu ikigezweho n'ubundi ni indirimbo n'ubundi ya Bruce Melody ndetse n'uwitwa Diamond Platnumz. Ubu ngubu Bruce Melody asa nkaho ari mu byishimo kubera yuko iyi ndirimbo yamaze kugera kuri miliyoni 1 n'ibihumbi bishyira 400, kubera yuko ubu tuvugana ku rubuga rwa YouTube rwa Bruce Melody indirimbo imaze kurebwa n'ibihumbi birenga 300 muri rusange. Ese iyi ndirimbo ubundi ni hehe yagejeje Bruce Melody? Kubera ko yakoranye na Diamond Platnumz iyi ndirimbo bise Pompo. Ese ubundi ni irihe shusho ishobora guhesha Bruce Melody ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se ku bakunzi ba Diamond Platnumz, dore yuko ikoranye collab n'umuntu uko byagenda kose abantu be baragukunda bitewe n'uburyo babona, kubera bitewe n'uburyo babona wakoranye n'umukunzi wabo cyangwa se n'umuntu wabo bakunda. Ubwo nawe bawinjiye mu ubwo nawe abaguhaye ku bakunzi be, niko umuntu ashobora kubivuga cyangwa se ashobora kubyita. Reka dutegereze turebe n'ubundi icyo Bruce akomeza kugenda asa nkaho avuga kuri iyi ndirimbo, ndetse turebe n'ubundi byishimo n'ubundi ko bikomeza kugenda bimuta, ndetse nuko bikomeza kugenda bimushimisha muri rusange. Ndabakunda cyane, dukomeze kugenda tubana neza 5 kuri 5, ndetse dukomeze kugenda tubana neza umunsi ku wundi. Kora subscribe ni ya YouTube channel yanyu ya B News TV. Ciao ciao.